Amahoro y'Imana abane nawe. Uri kumwe na Pastor Desire, nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe. Reka ubane natwe, uduhe ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo dusome Abaroma 12 umurongo wa 12. Aravuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Intego y'ijambo tugiye kuganiraho no gutekereza kuri ibi bintu bitanu umukristo yakora muri iki gihe gikomeye. Iyo tuvuze ko igihe gikomeye, ni igihe gikomereye buri wese, ni igihe buri wese yakwemeza ko gikomeye mu by'ukuri. Ibihe bikomeye bigenda bisimburana nubwo abantu babinyuramo mu buryo butandukanye, ariko buri wese abazi uko aho bigeza kumukomerera. Rero Paulo atugiriye inama y'icyo twakora muri iki gihe gikomereye buri wese, atubwira uko dukwiye kwifata muri iki gihe gikomeye. Yatubwiye ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye. Icya mbere atugiriyeho inama ni ukugira ibyishimo. Ibi byishimo tubitandukanye n'ibyishimo byo gusohoka, kwambara neza, kuba mu mazu meza, kuba uhaze, kuba nta kibazo na kimwe ufite. Ibi byishimo tubitandukanye n'ibyo, ahubwo ni ibyishimo by'umwuka wera biva imbere mu mutima, aho umuntu yishima nta gishimishije gihari. Ntabwo abakristo bishima ari uko byose bigenda neza, kuko ibyishimo byabo biva imbere mu mutima, ahubwo no mu mibabaro yabo bashobora kwishima. Niko Paulo yavuze ngo twishimira mu mibabaro yacu. Dushobora kwishimira mu mibabaro yacu kuko dufite ibyiringiro byo kugirirwa neza n'Imana. Ubukristo, iyo umuntu ari umukristo nyawe ukijijwe, ashobora kwishima kandi nta bishimishije bihari, kuko ibyishimo bye ntibiva ku bifadika, ntabwo biva kuko yabonye stoke y'ibiryo, ntabwo biva kuko ari amahoro, ntabwo biva ko umubiri utagwaye, ntabwo biva ko afite amafaranga kuri konte. Yashimishijwe n'uko Imana amuhaye agakiza, afite ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima we. Ibyo nibyo byishimo hano Paulo avuga. Hano Bibiliya tubwiye ngo mwishime kandi mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye. Iyo habuze ibyishimo mu mutima, umubabaro uraza, igicucu umwijima kikabudika. Icyo gihe utangira kubona ko nta cyiza Imana yigeze ikora mu buzima bwawe, ugatangira kumva ko Imana itagukunda, ugatangira kumva ko abandi ari b'Imana igirira neza, wowe bitakureba. Umubabaro ukagutwikira. Icyo gihe n'ibyiza Imana yigeze ikora mu buzima bwawe burabyibagirwa, ukabona ko nta cyo Imana yigeze ikumarira. Hano Paulo yatugiriye inama ngo twishime. Kwishima bavuga, reka ntange urugero kuri Paulo ni umuntu yababaye pe, yanyuze mu mibabaro ikomeye. Iyo yirasi imibabaro, ubwato bwamenekeye mu nyanja, inshuro bamuteye amabuye bagasiga yapfuye, akirata inzara yashonje, akirata akaga k'abayuda bene wabo, akirata inkoni bamukubise zizana inyama ku mubiri. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyarimo cyiza, ariko yaravuga ngo ibyo byose arabyishimira ngo kuko yafatanije na Kristo umusaraba, ko imibabaro ye igamije kuzana abandi kuri Kristo Yesu. Ageze ku byo twebwe twishimira, kuzamuka mu ntera, bya bindi byose batwiringiza, aravuga ngo ibyo byose abitekereza nk'amase. Kubera iki? Yabonye ikindi kirengeye byose, no kwishimira mu Mwami. Yaranditse aravuga ngo nimwishime, ndabisubiyemo nimwishime. Ibyo yabivuze afunze. Tekereza umuntu ufunze imyaka myinshi irenze 2, akajya ayandikira abari hanze akababwira ngo nimwishime. Ibi nibyo bisobanuye ko umuntu ashobora kwishima kandi nta gishimishije gihari. Niba wishima, ibyishimo biva ku bifadika, kuko umubiri ari muzima utagwaye, kuko wateye imbere, kuko wacuruje ukunguka, kuko mwese muri amahoro. Niba ari byo bigushimisha gusa, nagira nkubwire ko hari igihe bihinduka, bene ibyo ntitubibone, ariko tugakomeza kugira ibyishimo mu mitima yacu. Mu by'ukuri abantu benshi barababaye kubera ibyo banyuramo, ariko dukwiye kwishima, dukwiye kubaho dufite ibyishimo, dukwiye kubaho dufite morale. Ntabwo dukwiye gutakaza morale ngo nuko wenda bitagenze nk'uko twabishakaga. Ejo ni heza kuruta uyu munsi. Dukwiye kugira ibyishimo. Imana itugambiriraho ibyiza, dukwiye kugira ibyishimo.
imibabaro yacu ntabwo ikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Dukwiye kubaho twishimye, ntabwo dukwiye gucika intege ngo nuko bitagenze nk'uko tubishaka cyangwa se turimo kunyura mu bitanejeje kamere. Dukwiye kubaho dufite ibyishimo. Bibiliya tubwiye ngo muri ibintu bitanu turimo kuganira umukristo akwiye gukora muri iki gihe gikomeye, icya mbere ni ukugira ibyishimo nk'imbuto y'umwuka. Iyo umuntu yabuze ibyishimo agira depression, ashobora guhura n'ibibazo bikomeye kubera ko yabuze ibyishimo. Hanyuma ikindi ni ukugira ibyiringiro. Ibyiringiro, iyo umuntu yatakaje ibyiringiro ni ikintu gikomeye mu buzima, no kwiyahura birashoboka kuko ibyiringiro byabuze. Amakosa yose umuntu yayakora kuko yatakaje ibyiringiro. Rero icya mbere dukwiye gukora muri ibi bintu bitanu ni ukugira ibyishimo. Icya kabiri ni ukugira ibyiringiro. Kwiringira ni ukwiringira ibyo utareba ukavuga ngo ejo ni heza kuruta uyu munsi, Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwanjye, sinkwiye gutakaza ibyiringiro. Nababwiye ngo iyo umuntu yatakaje ibyiringiro no kwiyahura yakwiyahura. Niba uri umukobwa utegereje gushingirwa hanyuma ugatakaza ibyiringiro, kwishingira birashobotse cyangwa kubyara inda idateganyijwe. Hari umuntu uvuga ati na kare nabuze umugabo, reka nshake umuntu tubyarana hanyuma bizaba bihagije, uwo mwana nzamurera. Hari abandi avuga ati ngewe naragerageje ibintu byose biranga, ahasigaye no kwiyahura kuko yatakaje ibyiringiro. Hari igihe umuntu akubwira ati ngewe ntaco ntakoze ariko urugo rwananiye ndahukanye. Hari undi ukubwira ati ngewe nakoze ibishoboka byose ariko byarananiye, none ibyiringiro birashize. Iyo ibyiringiro byashize nta kintu kibi na kimwe utakora. Bibiliya tubwiye ngo mwishime mufite ibyiringiro. Kugira ibyiringiro ni ikintu cy'ingenzi. Bibiliya iravuga ngo hahiga umuntu yizera Uwiteka akamuhindukira ibyiringiro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi, ntabwo ciganyira mu mwaka amapfa yacanyemo. Nubwo amapfa yacana, nubwo haba ibyorezo, nubwo haba ibibazo, nubwo wagwara, nubwo wahura n'ibyo wanyuramwo byose, hahiga umuntu yizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi. Twebwe twatewe muri Kristo, dushorera imizi muri we. Niyo mpamvu dukwiye kugira ibyiringiro, kuko uwo twateweho ntabwo yakugwaho n'inkubi y'umuyaga nuko ibibazo byaje. Muribuka igihe abigishwa bari mu nyanja, umuyaga ukabaturuka imbere, Yesu asinziriye inyuma mu bwato, bakamukangura bakamubwira ngo turapfuye nawe urasinziriye, ntiwitaye ko turiho turapfa. Yarakangutse ngo acyaha umuyaga, ngo ahita arabahindukira ababwira ngo mwabantu bo kwizera gukemwe, niki gitumye mushidikanya? Nagira mbabwire ko dukwiye kwishima kandi dufite ibyiringiro, kuko turi kumwe ntapfa, uwo turi kumwe ntasaza, uwo turi kumwe ntagira ibibazo nk'ibyo abantu bafite. Iyo akinze ntawe ukingura, iyo akinguye ntawe ukinga. Niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Dukwiye kumwiringira, dukwiye kumwizera. Hanyuma mu Baheburayo haravuga ngo ibyo byiringiro ngo tubifite nk'igitsikamutima ngo cinjira ngo kikagera mu rusengero aho Yesu adutambira ibitambo mu buryo bwa Melikisedeki. Dukwiye kuba turi abantu bafite ibyiringiro, kuko tuzi ko Yesu adutambira ibitambo, aradusengera, ababarana natwe mu mibabaro yacu, kuko yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose, kuko azi intimba ico arico. Mwishime mufite ibyiringiro. Birashoboka ko watakaje ibyiringiro kuko wageragejwe igihe kinini, ibyo wategereje ntibyasohoreye igihe nk'uko wabishakaga. Birashoboka ko watakaje ibyiringiro kuko wahemukiwe n'abo wari utegerejeho ko bazakwibuka bakakugirira neza. Nta mpamvu yo gutakaza ibyiringiro niba ubuzima bwawe buri mu maboko y'Imana. Cya gatatu ni ukwihanganira amakuba. Hano nagira mbabwire ko Yesu ntiyigeze adusezeranya ko tutazahura n'amakuba. Yabwiye abigishwa ngo mw'isi muri n'amakuba, ariko muhumure nanesheje isi. Kunesha niko dukwiye kugenderamo. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi. Dukwiye kwihangana, tukihanganira amakuba. Nagira mbabwize ukuri, ibibazo bihindura envelope bizamo. Bishobora kuza muri envelope y'icyatsi, ejo bikaza mu y'umukara, ejo bikaza mu ifite irindi bara. Ariko ibibazo ntabwo, buriya gukena ni ikigeragezo, n'abakire bafite ibindi bibazo byabo. Kutabyara ni ikigeragezo, kubyara benshi nabwo ukabura ico bagaburira nabyo ni ikindi. Kudakundwa ni ikigeragezo, ariko abakundwa cyane nabo bafite ibindi bigeragezo byabo. Kunanuka ni ikigeragezo, kubyibuha ni ikindi. Mbese iyo atubashwe cyane aba yumva ageragejwe, ariko n'abafite icubahiro cyinshi nabo bafite ibindi bibazo byabo. Mu by'ukuri nagira mbabwize ukuri, nta hantu na hamwe mu isi hataba ibibazo.
ahubwo uwo twizeye adukura mu gutsikamirwa n'ibibazo akadushira hejuru y'ibibazo. Bibiliya tubwiye ngo mwihanganire amakuba. Dukwiye kwihangana, dukwiye kwiga kwihangana. Iyo kwihangana kwabuze ibintu biba bikomeye, dukwiye kwiga kwihanganira amakuba. Nagira ngo mbasubiriremo, Yesu ntiyigeze adusezeranya ko tutazahura n'ibibazo, ahubwo yadusezeranije gukomera mu bibazo. Ubu Kristo naho bugaragarira. Iyo dusomye Abaheburayo 11 tubona intwari zo kwizera baciye mu makuba akomeye, kugeza ubwo Paulo hari igihe yigeze kuvuga ngo hari igihe ngo bizera ko batagikira, bakaba bazi ko birangiye. Nk'igihe bari mu nyanja bamaze iminsi 10 nta zuba nta kwezi, bari muhengeri, ubwato bukameneka, bumvaga ko birangiye bapfuye, ariko Imana ikabagarurira ubuzima kuko ari ifite kubaho k'umuntu mu maboko yayo. Nagira nkubwize ukuri, ukwiye kwiga kwihangana. Muri ibi bibazo dukwiye kwiga kwihangana. Mu byo tunyuramo dukwiye kwiga kwihangana. Nta mpamvu yo gutakaza ibyiringiro, dukwiye kwiga kwihangana. Iyo umuntu ari umukristo atarageragezwa, yakubwira ko yihangana, yakubwira ko nta kibazo afite, yakubwira ko ameze neza. Kwihangana kubaho ryari? Kubaho iyo umuntu yageragejwe. Kandi Yakobo yaranditse aravuga ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza, kuko namara kwemegwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Nshuti, nagira nkubwire ko muri bintu 5 umukristo akwiye gukora muri iki gihe, icya mbere ni ibyishimo, icya kabiri ni ukugira ibyiringiro, icya gatatu ni ukwihanganira ibibazo, ni ukwihanganira amakuba. Kwihangana ni imbuto y'umwuka iva imbere mu mutima kugeza igihe uzemegwa ugahabwa ikamba. Abantu benshi barashaka ko bigira vuba, barashaka ko bibagerageza bikugwaho ako kanya kandi bataranemegwa. Imbere yo gusenga ngo ibikugerageza biveho, ahubwo waremewe, wavuyeyo wiziki, wamenye icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Ibyo wanyuzemo byasize wize kwihangana. Ufite kwihangana kungana gute? Hanyuma ikindi ni ugukomeza gusenga. Gusenga bizana imbaraga z'umutima. Nagira ngo mbibutse ko gusenga bitari impano, gusenga ni itegeko. Yesu yaravuze ngo musenge mutajya mu mosha, musengeshe umwuka iteka, musenge ubudasiba. Dukwiye kwiga gusenga kuko ari itegeko ry'Imana. Gusenga bimara iki? Gusenga usohora ibyakugoye mu mutima, hanyuma ukakira ihumure ry'Imana. Iyo dusenga twakira kugirirwa neza n'Imana, tukabona imbaraga z'umutima zituma twihanganira ibitugerageza, tugategereza igihe Imana izatugirira neza. Bibiliya tubwiye ngo twishime, icya kabiri tugira ibyiringiro, icya gatatu twihanganira amakuba, icya kane dukomeze gusenga. N'igihe uzumva udashaka gusenga nabwo uzasenge, n'igihe uzumva bitari bikwiriye nabwo uzasenge. Dukwiye kwiga gusenga, tugasenga igihe cyose, tugasenga mu gihe gishoboka n'ikidashoboka, mbese umutima wacu ugahinduka icyumba cy'amasengesho. Twari tumenyereye ko dusengera ahandi mu nsengero n'ahandi, ariko muri iki gihe buri mutima wose ugomba kuba urusengero, ukiga gusenga. Icya gatanu ni ugushikama. Gushikama ni perseverance, ni ukwiga gushikama, ukavuga ngo nzagwana kugera ku munota wa nyuma, sinzacika intege, nzashikama kugera ngeze kuco Imana insezeranya, ngeze ku ngororano zanjye. Dukwiye kwiga gushikama, utaragera kuco wasezeraniwe, utaragera ku mugambi w'Imana, utaragera aho Imana iguhamagarira kugera, ntuzacika intege, ntuzasubira inyuma. Gusubira inyuma ni ubugwari, ni ugusubira inyuma ntabwo uzabishimirwa, ahubwo uzitwa intwari ariko wageze ku ntego yawe uhamagarirwa kujya, cyangwa se ku muhamagaro wawe. Kandi umuhamagaro mukuru w'abizera ni ukuzabona Yesu agarutse, ni ukuzabona Yesu ahagaze ku bicu, ni ukuzahabwa ikamba. Imyaka wamaze kera, niba waracitse intege ntuzayigororerwa, uzagororerwa ko Yesu azagaruka asanga ugihagaze neza. Nari umugabo ntihabwa intebe, ahubwo ukwiye kureba umubano ugirana n'Imana muri iki gihe. Ese uraciriza ubusa nk'uko wiriza? Ese uracabasha gupfuka mu gasenga? Ese uracasabana n'Imana? Ese usoma Bibiliya yera? Ese uracagira inyota n'urukundo byo kujya kuvugana n'umukunzi wawe mu buryo bwo gusenga? Nagira nkubwize ukuri, birashoboka ko umuntu acika intege, birashoboka ko umuntu acogora, ariko ni byiza kugaruka mu mwanya wawe mwiza. Ibyo unyuramo bye kugukura ku Mana, ahubwo bikwegereza Imana mu buryo bwo gusenga. Imana izabana nawe. Mwishime, mugire ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Nagira ngo nsengane nawe. Birashoboka ko ari ahantu wacitsemo intege, birashoboka ko utagisabana n'Imana,
birashoboka ko muri iki gihe Imana iri kutwigisha twese. Abantu bamwe bamaze kumva basa nkaho binuba, nagira ngo ngusengere Imana igukomeze, Imana ikwambika imbaraga zingana n'igihe urimo. Nagira ngo ngusengere kugira ngo Imana idufashe twese dusenge kugira ngo Imana iduhe imbaraga zingana n'igihe turimo, tubashe gukora imirimo myiza yose iyo twaremewe muri Kristo Yesu. Kandi ibi bizarangire hari indi ntambwe duteye, twe kwinubira ibyo ducamo, ahubwo tubaze Imana ngo urashaka kutwigisha iki, niki ushaka kuvugana natwe mu byo tunyuramo. Ese ugambiriye ko tugukorera dute? Wifuza kutwigisha iki mu bitubaho? Ibyo bizatuma ibyo tunyuramo byihuta bikarangira vuba. Imana iguhe umugisha. Nagira ngo dusengane. Data, mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo duhe imbaraga zingana n'igihe turimo. Birashoboka ko twacitse intege, ariko uri umunyembabazi kandi ufite imigambi myiza ku buzima bwacu. Uratubwiye ngo twishime dufite ibyiringiro, twihanganira amakuba, dukomeze gusenga dushikamye. Ndasenze kugira ngo ibi byose bibe mu buzima bwacu, ibihe tunyuramo bitandukanye byo kugeragezwa bizarangire tukira bizegwa, tukigukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Komeza kubana natwe kubw'urukundo rwawe, komeze kutugirira neza kuko ntakikunanira, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.